Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, ubuntu n'amahoro bigwire mu mitima yanyu. Mugubwe neza rero, turabakunda, tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Tugarutse mu gusobanura inzozi. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Hari inzozi warose, urota inzozi zitandukanye, ariko ndakumenyesha ko izo nzozi warose, izo nzozi usuzugura, iyo ni mesaje Imana yaguhaga. Kandi nguko twabivuze, buri muntu wese Imana ivugana nawe. Nusoma Zaburi 33:14-15 harabigusobanurira neza, hakwereka ko buri muntu wese Imana ivugana nawe. Nubwo umuntu atabyitaho, ariko Imana iba yavuganye nawe. Rero icyo kintu, iyo mesaje Imana yaguhaye, ni Imana yiguhaye. Niba wararose ibintu bifata nk'ibintu bisanzwe, bifata ko kurota ari ibintu bisanzwe, kubera ko buri muntu wese Imana ivugana nawe, ahubwo ikiba ikibazo ni ukutamenya uburyo ko Imana ivuganiramo nawe. Imana ivugana nawe, ahubwo ikintu kiba ikibazo ni ukutamenya uburyo ko Imana ivuganamo nawe. Irakugendera ariko ntumenye uburyo ko Imana yakugendereyemo. Imana yigeze ibwira abana b'Abisirayeli, iravuga ngo yibaye wari uzi iminsi yawe yo kugendererwa. Mu kuvuga ngo twese Imana iratugenderera, ahubwo ikibazo ni ukutamenya uburyo Imana yatugendereyemo. Niyo mpamvu turi hano rero, kugira ngo usobanukirwe niba hari uko Imana yigeze kugenderera, kugira ngo urusheho kumenya icyo Imana yavuganaga nawe muri izo nzozi. Ikindi kandi ndakwibutsa ko rimwe na rimwe hari igihe cy'umuntu aba mu bintu akabyirirwamo, akabiraramo, akagira gute, noneho yajya no kuryama bikagaruka mu nzozi ze. Ibyo ntabwo ari mesaje y'Imana. Bibiliya ibyita inzozi z'umuruho. Umuntu arota inzozi z'umuruho ryari? Ni igihe ananiwe cyane, hanyuma amakuru y'ibintu yakiriye akagenda akibika ahantu. Noneho wa munaniro ufungura sitoke y'ubwonko, yarangiza ya sitoke y'ubwonko igafata bya bindi byose bwasevinze, uvuga ngo ni amakuru y'ibyo wiriwemo, ni filime warebaga se, ni ibintu waganiriye n'abantu. Noneho ahantu byari byisitotse bitewe n'umunaniro hagasa n'ahafungutse, hamara gufunguka hakava muri ya sitoke y'ubwonko. Noneho ugasanga ubwonko burimo burakina n'ibitekerezo byawe, bugafata ya makuru bukayazana mu bitekerezo byawe, byayazana mu bitekerezo byawe rero bikakuzira nk'inzozi. Icyo gihe rero izo ntabwo ari mesaje Imana ibiguhaye, ahubwo muri cya gihe urose ibintu kandi nyamara nta kintu na kimwe kiguhuza nabyo, ujye umenya yuko ari Imana yakuburiraga, ari Imana yavuganaga nawe. Nubwo utamenya ko yavuganye nawe, ariko Imana yavuganye nawe. Imana rero ivugana na buri muntu wese, ntabwo ivugana n'abahanuzi gusa, oya, Imana ivugana na buri muntu wese. Kera ntaraba umuhanuzi nari nzi ko Imana ivugana n'abahanuzi gusa, ariko mbaye umuhanuzi menya yuko Imana ivugana na buri muntu wese, nubwo yaba aterekwa, nubwo yaba adahanura, ariko buri muntu wese Imana ivugana nawe. Mbaho urugero, Farawo ko yari afite ibigirwamana, afite imana zirenga 10, Ozisi, za Ozirisi, imana zo bitaga ngo ni Zara, za Rimoni n'izindi, ko yari abifite. Kubera iki Imana yamugendereye? Imana yaraje ivugana nawe kandi atayizi, batayaga, we n'Imana atayisenga, ariko Imana iramugendera mu bicuku bya nijoro, imwereka ibigiye kuzabaho mu myaka 14, mu myaka 7 ya mbere ibanza, no mu myaka ya 2 7 ibanza. Byose Imana irabimwereka, ariko nawe agira amakenga. Iyo aza kubyakira ng'ibi inzozi zisanzwe, akabyihorera, uvuga ngo Egypt uyu munsi twumva ishobora no kuzaba no kuba yari kuba hitariho, kubera ko wenda ishobora kuba yari gusenyuka, bitewe n'uko abantu bose bari aho bari kwicwa n'inzara, kuko n'ubusanzwe Egypt ni igihugu cy'ubutayu. Ariko kuko Imana yari yamuburiye mbere, nawe agira ubwenge, araza ashaka umugabo bita Yosefu amusobanurira inzozi. Abayisirayeli, Abanyegiputa baba amahoro bitewe n'uko umwami yagize ubwenge. Rero Imana nta muntu itavugisha, nubwo waba umupagani, nubwo waba udasenga, nubwo waba uba mu idini runaka, Imana ivugana nawe. Ahubwo kutamenya ko Imana yavuganye nawe, icyo nicyo kiba ikibazo. Hanyuma rero
tugiye kuvuga ku nzozi zivuga ku nzoka, ariko nanone ngwibutse ko umuntu umbwira ngo ese ngo inzoka ngo bisobanuye iki? Ntabwo inzoka nta busobanuro igira mu nzozi, ikigira ubusobanuro ni uburyo ki wayirosemo. So kurota rero uhura n'inzoka ni ukuvuga ngo nurota ukarota uhuye n'inzoka, icyo gihe uba ugiye guhura n'indyarya yo ku rwego rwo hejuru, indyarya yo ku rwego ruhambaye. Uvuga ngo ni umuntu uba ugiye guhura nawe ariko uzakubera indyarya, ni umuntu uba ugiye guhura nawe ariko uzakubera indyarya ku rwego ruhambaye. Cyangwa se nurota uri kuvugana n'inzoka, ushobora kurota ukarota uri kuvuga n'inzoka ikavuga. Ibyo ni ibintu n'abantu rwose benshi babirota. Ubwo biba bivuze ko hari umuntu wawe wa hafi urimo kukuryarya, hari umuntu wawe wa hafi urimo kukuriganya. Urose urimo kuvugana n'inzoka, inzoka irimo iragusubiza, cyangwa se nyine urimo uraganira nayo cyangwa urimo kuvugana nayo. Biba bivuze ko hari umuntu wawe wa hafi urimo kukuryarya, w'umuriganya, urimo kukubeshya. Uvuga ngo niba urose urimo kuvugana n'inzoka kandi ukaba ubizi neza ko wari ufite sheri, wari ufite fiance, to pay attention, kora attention, pay attention. Hari ikitagenda neza hagati yawe nawe, shobora kuba kubeshya, shobora kuba kuryarya. Kuvuga ngo inshuti yawe magara, wa wundi wawe wizera, wa wundi icyizere cyawe ugispendinga muri we, uyu muntu mwitondere kubera ko arimo arakuryarya. Ni ibintu bibiri, ari ukurota uhura n'inzoka yavuze ko ari umuntu w'indyarya ugiye guhura nawe. Icyo gihe rero ibyo ntabwo bivuze ko umukunzi wawe muri kumwe ari indyarya, oya, ashobora ahubwo kuba hari undi muntu ugiye kuza mu buzima bwawe w'indyarya, cyangwa se umuntu wawe wa hafi ngo bivuze ko ari indyarya, oya, ahubwo haba hari umuntu wundi ugiye kuza mu buzima bwawe w'indyarya. Ariko nurota urimo kuvugana n'inzoka, ibyo biba bisobanura ko uwo muntu wawe wa hafi ari we ndyarya. So kurota rero ubona ikintu, ariko tugarutse hejuru gato, nanone ushobora kumukeka ko ari indyarya. Uwo nguwo ukeka ushobora kumukeka ko ari indyarya kandi ugasanga ufite abantu ba hafi nka batatu, none ugasanga uwo wishyizemo cyane ngo buriya ni indyarya, ugasanga si indyarya, ahubwo wowe utishyizemo ngo ni uko wenda ngo, ahubwo ugasanga niyo ndyarya mbi, niyo ndyarya mbi. Niyo mpamvu rero kuri icyo kintu biba bisaba kwitonda cyane. So nurota rero ukabona urimo urabona ikintu runaka ariko bikarangira bihindutse inzoka, tuvuga urarose wenda nk'igiti ukabona gihindutse inzoka, urose nk'akabido ubonye kahindutse inzoka, urose nk'igikizi, urose intebe ubonye ihindutse inzoka, nyine ukabona ikintu gihise gihinduka inzoka ariko kitari umuntu, ikintu uvuga ngo ni igiti gihindutse inzoka, ni ikintu, ni itafari rihindutse inzoka, nyine ukabona ikintu runaka gihindutse inzoka. Biba bishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Imana iba igiye gufata ikintu utatekerezaga, iba igiye gufata ikintu utatekerezaga bikarangira igihinduye ikintu kidasanzwe, cyangwa se ikagihinduramo igitangaza. So hari ibintu byigeze bibaho iwacu, ndabyibuka niba ari mu 2010 na kangahe, yigeze haza mu minsi bita ngo ni Miss Ndera, Miss Josiane, atangira bamuseka bagira bate ngo nta nkweto afite, ngo yagize ngo urwara ruvamo, ngo yagize gute, birangira ariko finalema umuntu ahindutse umustar, umuntu ahindutse igitangaza, ahinduka Miss Popularity. Ni ukuvuga ngo ni ikintu runaka Imana iba igiye guhinduramo ikintu gitangaje utatekerezaga. Urugero, Mose yari afite inkoni,
iyo nkoni yarayimaranye igihe ayiragirisha, cyari ikintu gisanzwe, ariko Imana iramubwira ngo yishyire hasi, yishyira hasi. Ayishyize hasi hinduka inzoka. Ni ukuvuga ngo biba bisobanuye ko hari ikintu runaka ufite, cyangwa se hari ikintu kiri hafi yawe, cyangwa hari ikintu utabonagamo ishusho, Imana igiye guhinduramo igitangaza. Ushobora kuba ufite nk'agasambu ukaba ubona nta n'umuntu waguhereza na miliyoni 2, ariko ka gasambu bakakavumburamo wenda amabuye y'agaciro, avuga ati rero reka tuguhereze miliyoni 100 uve muri aka gasambu, dusigare twicukurira amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ngo wari ufite akantu gasa naho koroheje, ariko Imana igiye kugahinduramo ubutangaza. Hari ijambo Yobu yavuze, yaravuze ngo hari itangira ryawe ryaba rito, ngo ariko amaherezo yawe ukunguka. Uvuga ngo haba hari ikintu gisa naho kidafite ishusho, haba hari ikintu gisa naho kidafite nyine gahunda, Imana igiye guhinduramo ikintu kidasanzwe ukumirwa. So aha rero biba bitandukanye, icyo ni ikintu. Aha rero biba bitandukanye no kubona umuntu ahinduka inzoka. Ni ukuvuga ngo uwo muntu biba bisobanura ko afite umwuka w'uburyarya no kwiyoberanya, yigira umuntu mwiza ariko mo imbere ni umugome. Kuvuga ngo kubona umuntu runaka ukabona yari umuntu ariko mu mwanya yahise ahinduka inzoka, biba bivuga ko afite umwuka wo kwiyoberanya, ni umuntu ariko nanone ku rundi ruhande ni umugome. Ni umuntu wigira umuntu mwiza ariko mo imbere ari umugome. Burya ngo nta muntu uzi kuganira nk'umurozi, ngo n'ibiryo aguhaye ngo biba biryoshye, ariko nyamara aba yashyizemo ubumara, aba yashyizemo uburozi. Amagambo yiwe ni meza nagukurura, ariko ni umuntu uba ugaragara ngo hari umuntu mwiza ariko ari umugome. Uvuga ngo niba urose ukabona umuntu uzi arimo ahindutse inzoka, ni umuntu uba ukwiye kwitondera cyane, kuko aba ari indyarya ishobora no kuguta mu mwobo, aba ari indyarya ishobora kugusiga ahantu kandi hagoye. Nurota rero ukabona uri kurumwa n'inzoka, ariko ukabona iyo nzoka ikurumye mu bindi bice, havuyemo ibice ngiye kukubwira, havuyemo ibiganza, havuyemo ibirenge, ndetse havuyemo n'umutwe. Ariko ukabona inzoka irakurumye, ntikurumye aho hantu ngo ubwiye. Uzi icyo bishatse kuvuga? Nurota ukabona urumwe n'inzoka, ariko iyo nzoka ntirume mu mutwe, ntirume ibiganza cyangwa ibirenge, ikaruma ahandi hantu. Nono yamara kukubona ukabona ntacyo ubaye, nyine ubuzima burakomeje, ntacyo bikubwiye, yego yakurumye ariko nta kintu, nta bumara, ntaki. Biba bivuze ko ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye cyane, ndetse icyo kigeragezo ari cya kigeragezo kimwe gishobora no kuba cyanakwica. Uvuga ngo swate ni uburwayi bukomeye, ni ikintu nyine runaka gikomeye, yewe gishobora no kuba cyatuma wasiga ubuzima, ariko bikaba bizarangira Imana igaragaje imbaraga zayo muri wowe. Imana ishimwe. Ni ikintu uba ugiye guhura nacyo cy'ikigeragezo gikomeye, no kukwica gishobora no kuba cyakwica, ariko bikarangira Imana igaragaje imbaraga zayo muri wowe. Swate ni indwara abantu bose bari kuvuga ntazayikira, bikarangira uyikize ku mugaragaro. Ni kuvuga ngo ni ikibazo runaka uba ugiye kwinjiramo, Imana ikagaragariza imirimo yayo n'ibimenyetso byayo muri wowe. Pawulo yarumwe n'inshira n'igikururuka, ngo bategereza ko ari bupfa byimbiwe, ariko ngo barabibura. Rero Imana icyo gihe yahise igaragariza imbaraga zayo muri Pawulo, kuko bari bavuze ngo agiye gupfa akenyutse, akindutse. Barahinduye, batangira kumwita Imana, barahinduye bamwita umuntu udasanzwe. Rero Imana icyo gihe iba igiye kugaragariza imbaraga zayo muri wowe. Ikindi, ushobora kurota noneho rero, ukarota wenda uri ngo kwikurura hasi, uri kwigana uko inzoka igenda. Ushobora ngo kurota wenda uri hasi ngo uri kwikururutsa, bavuga ati dore inzoka igenda gutya, nyine ukarota uri ngo kwigana uko inzoka igenda. Ibyo bintu biba bishatse kuvuga iki?
biba bivuze ko ugiye kubaho, ugiye kugira amakenga cyane, ndetse Imana ibirimo kugusaba kugira ubwenge cyane mu byo ukora, mu byo uvuga, ndetse no mu myitwarire. Kuko burya bavuga ko ubwenge bugaragarira mu bintu bitatu. Bugaragarira mu byo ukora, burya iyo umuntu akora ibintu uhita ubona ko afite ubwenge cyangwa ko ntabwo. Icya kabiri, ubwenge bugaragarira mu byo uvuga. Umuntu ashobora kuba ari umusirimu ukabona ni umuhanga, ni umunyabwenge, ariko yavuga ugahita umusuzugurira icyo, kuko amagambo avuga ntabwo ahurira n'uwo ari we. Amagambo avuga ubona ari umuntu w'umunyabwenge, ariko iyo avuze uhita wumva nta bwenge habe n'ak'umuti. Uvuga ngo mu byo avuga ubwenge bwe buragaragara, mu byo akora ubwenge bwe buragaragara, ndetse no mu myitwarire umuntu uko yitwara bihita biguha ishusho ko afite ubwenge cyangwa ko ntabwo. So rero Bibiliya iravuga ngo nimugende nk'abafite ubwenge kandi mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Nubona rero uri kwigana uko inzoka igenda, biba bisobanura ko Imana irimo kukubwira ngo ugire ubwenge mu byo ukora, mu byo uvuga no mu myitwarire, kubera ko haba hari umutego ushaka ugutegereje imbere ushaka kugwamo, ariko biragusaba ngo Imana ibigusaba ngo gira ubwenge mu myitwarire, mu mivugire, ndetse no mu mikorere yawe, gira ubwenge. So ikindi, nurota inzoka ikwizingiyeho ishaka kukurya, ukarota inzoka ikwizingiyeho ishaka kukurya, biba bivuze ko uwari umwuka w'urupfu uri kukugendaho. Ni ukuvuga ngo Satani aba agiye kukuriganya, aba agiye kuriganya ubuzima bwawe. Ni nacyo kimwe kandi no kurota inzoka ikwirukaho, biba bivuze yuko hari umwuka w'urupfu urimo kukwirukaho, kandi si urupfu rubonetse rwose, akenshi ni urupfu ruturutse ku barozi. Ntabwo ari Imana iba igeze igihe cyo kugucyura, oya, ahubwo iyi ni Satani iba ishaka kuriganya ubuzima bwawe, iba ishaka kuriganya umugisha wawe wo kubaho. Ni Satani iba ishaka kuriganya umugisha wawe wo kubaho. Hanyuma rero nurota ukarota inzoka ikurumye mu mutwe, irimo kukuruma, ukabona ikurumye mu mutwe, biba bivuze ko ugiye guterwa n'umwuka w'ibisazi. Nubona ukabona inzoka iri kukudoma cyangwa se ikurumye mu mutwe, biba bivuze ko ugiye guterwa n'umwuka w'ibisazi, cyangwa se ugiye guterwa n'umwuka wa stroke, cyangwa uterwe n'umwuka wo kwibagirwa ku rwego aho bizageraho n'izina ryawe ukaba waryibagirwa. Umuntu yakubaza ati hajya witwa nde, ubwira ati hajya nde, ugashaka izina ryawe mu bwonko bwawe ukaribura, ahubwo nawe ugasigara umubaza ngo hajya ngo unyibutsa nitwa nde. Ni ukuvuga ngo uba ugiye guterwa nurota inzoka irimo kukuruma mu mutwe, uba ugiye guterwa n'umwuka w'ibisazi, abarozi baba bagiye kugusaza, cyangwa se uba ugiye kurwara stroke. Stroke abantu barayitiranya, ariko abantu bazi stroke barayizi, ni indwara mbi cyane, ihita iguhindura nk'idebire, hari abihindura pararize, hari abahita bagendera mu tugare, cyangwa se uba ugiye guterwa n'umwuka wo kwibagirwa ku rwego ushobora no kwibagirwa izina ryawe. Ariko icyiza gihari, byose bikurwaho no gusenga. Hanyuma rero nurota ukarota inzoka irimo kukurema ku kirenge, bivuze iki? Nakubwiye ngo nurote ukabona inzoka irimo kukuruma, ariko ikurumye ku kirenge, ikurumye ahandi hantu hose, itakurumye ku kirenge, mu biganza no mu mutwe. Nakubwiye ngo ariko ukabona ntacyo ubaye, biba bisobanuye yuko Imana igiye kwiheshereza icyubahiro muri wowe. Hanyuma kurota inzoka ikuruma ikirenge biba bivuze ko rero ni ikimenyetso kibi, kuko biba bivuze ko inzira zawe zose z'umugisha guhera uwo munsi zirafunzwe.
ndetse n'ingendo zawe zose abarozi baba barangije kuzifunga. Bivuga ngo niba wari ufite proje yo kujya hanze, urwo rugendo ntirukibaye. Niba wari ufite inzira zindi z'umugisha washaka kujyamo, izo nzira zose Satani aba yarangije kuziboroka kandi akoresheje abarozi. Kurota urumwa mu kiganza, inzoka ikuruma mu kiganza, uba uriganijwe amahirwe yawe ndetse n'umugisha wawe. Ikindi, uba ugiye guterwa n'umwuka w'inyatsi wo ku rwego rwo hejuru. Icyanyuma, nurota ukarota inzoka ikuruma, hanyuma yakuruma bikakugiraho efe negatifu, ukumva nyine muri wowe ukumva muri wowe ko yagusizemo ubumara, ujye umenya yuko bakuroze. Ni ukuvuga ngo barakuroze. Nubwo ugenda, nubwo ukora, nubwo ugira gute, ariko ugendana uburozi muri wowe. Nurota ukarota inzoka yakurumye kandi wanabyimbirwanye, ukabyuka ukumva ukabona aho ikurumye harabyimbye, biba bivuze yuko hari imbaraga mbi baguteretsemo, hari umwuka mubi ukurimo, hari ibirozi bikugendagendamo, uba ukwiye kubohokaho. Imana iduhane umugisha rero. Ndabashimiye mwe mwese mwari mudukurikiranye. Ubuntu n'amahoro bikomeze bigwire muri mwe. Niba hari izindi nzozi warose ushaka kugira ngo dufatanye dusenge, Imana ikubohore, Imana igukureho imigozi, Imana igukureho iminyururu, Imana igukureho ibyo bintu byose, ni wowe n'umwanya wawe wo kugira ngo uzirotore tugufashe gusenga. Hanyuma niba hari ubundi buryo warose mw'inzoka bitari uko twavuze, uraza kubishyira muri comment kugira ngo nabyo tuzabivugeho, tuzabafashe gusobanukirwa. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho, kandi tubibutsa ko nimero zacu ziba muri description ya channel yacu. Mubisangiza abandi, kande like, hanyuma kugira ngo dukomeze twinjira muri uyu mwuka wo gusobanura inzozi. Mugubwe neza rero, amahoro y'Imana ababeho, ndabakunda.